Muraho neza, ndabasuhuje cyane aho muri hose ndetse kuri mwebwe mwakoresheje amayinite yanyu mugatega amatwi iri jambo. Hari umunsi wigeze kubyuka usanga mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe cyangwa se mama wawe cyangwa se papa wawe cyangwa se nawe ubwawe muri radiyo y'iwanyu, muri radiyo yawe usanga harimo ijwi, usanga harimo umugabo urimo uvuga nkanjye ndetse uwo mugabo umutega amatwi kubera ko ibyo yavugaga ni ibintu wowe ubwawe wumvaga ukumva wari ukeneye kubyumva, ndetse uwo mugabo ukaba waramufashe nk'umuntu uvuga ibintu by'ubwenge. Yego nibyo koko avuga iby'ubwenge, niwe njyewe mvuga ibintu by'ubwenge kandi ubu bikeneye. Hari abantu benshi bagiye bamfata uko ntari, ariko uyu munsi nagira ngo mbibwire, benshi bamfataga nk'umuntu uri karume, nk'umuntu utagaragara, umuntu mbese uhora ahuze, umuntu uhora yihugiyeho. Aka kanya nkaba nagira ngo nkubwire ngo hari televiziyo imwe yaje yitwa Igihembo TV, ubu aka kanya nkaba ariyo nanyarukiyeho. Rero kuri wowe wanyumvaga ukaba uhora wifuza isura yanjye kuzayibona ukaba utarayibona, aka kanya reka nkubwire ngo nyarukira kuri YouTube channel yitwa Igihembo TV, ukande subscribe, urandeba wese ndetse na bya biganiro wajyaga wumva kuri radiyo urajya ubibona aka kanya. Nitwa Uwihanganye Jean Paul cyangwa se UJ, irindi zina ryo ni rya rindi mwari munziho kuri radiyo. Ndabashimiye.